umuhimbyi w'indirimbo ati uhoraho iyo nitegereje ibyo waremye ari izuba ari ukwezi ari inyenyeri n'ibindi byose bituma nishimira kukuririmbira. Igihe cyose intekerezo zacu zerekeje ku bitangaza biri mu byo Imana yaremye, nta kindi cyuzura imitima yacu usibye indirimbo yo kuramya Umwami Imana. Nshuti muvandimwe wowe nteze amatwi, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Muri uyu mwanya nyemerera tuganire ku byanditswe byera. Njye muvugana ndi mwene so Felix Niyitegeka. Mu kanya ndagaruka nkugezaho insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Nishimira kukuririmbira Mana nkuru y'urukundo. Nishimira kukuririmbira Mana nkuru y'urukundo. Tugiye kuganira ku magambo meza dusanga mu byanditswe byera afite umutwe uvuga ngo gushaka ibiri hejuru. Aya magambo ubwayo arisobanura, ni ugushaka ibiri hejuru. Ibi kandi ni amahitamo y'umuntu ku giti cye. Bivuze ko binashoboka yuko umuntu yashaka ibiri hasi cyangwa se ibiciriritse, ariko kandi wakwibaza n'ikibazo, ninde ushaka ibiri hejuru? Ibi n'ibindi byose umuntu ashobora kwibaza kuri iyi ngingo tugiye kubaza ibyanditswe byera. Kuki se ari ingenzi cyane yuko tujya mu byanditswe byera? Mbere yuko dukomeza muri iki cyigisho, hari amagambo nkunda nifuza kubasomera nshuti bavandimwe. Ni amagambo dusanga mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Hari amagambo meza agira ati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Birumvikana rero yuko kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, kugira ngo umuntu w'Imana aba afite ibimukwiriye byose, kugira ngo umuntu w'Imana akore imirimo myiza yose, ni ingenzi cyane yuko umumaro w'ibyanditswe byera dusoma mu murongo wa 16 yose dukorerwaho. Twabisomye neza ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Abantu dukeneye kwiga rwose. Kandi ibyanditswe byera bigira umumaro wo kumwemeza ibyaha bye, kwemeza ibyaha umuntu. Dukeneye kurondorwa n'ibyanditswe byera. Mwuka wera akarondora imitima yacu kugira ngo tubashe kwihana. Kandi ibyanditswe byera bigira umumaro wo gutunganya umuntu binyuze mu kumvira ubushake bw'Imana. Nk'uko tubisoma mu byanditswe byera, Imana ibasha gutunganya imibereho yacu no kumuhanira gukiranuka. Ibyanditswe byera nibyo bibasha kutwerekeza ku gukiranuka nyakuri tubona kubwo kwizera Yesu Kristo. Rero nshuti muvandimwe, ku cyigisho cyacu tugiye kurebera hamwe muri uyu mwanya, ku cyigisho kivuga ngo gushaka ibiri hejuru, reka tubaze ibyanditswe byera. Reka iyi ngingo twifashishe ibyanditswe byera kugira ngo tuyige biruseho. Ubundi gushaka ibiri hejuru, ibi bihurirana neza n'ingingo ikomeye Pawulo yagarutseho igihe yandikiraga Abakolosayi abahugura. Igihe Pawulo na Timoteyo bagambiraga kwandikira abagize itorero ry'i Kolosayi, bavuze ikintu gikomeye. Burya igihe dusoma byinshi mu bigize inyandiko Pawulo yagiye yandikira amatorero atandukanye, ni n'ingenzi cyane yuko tureba abantu yandikiraga babaga ari bande. Nyemerera tujye muri Bibiliya dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Pawulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo, ya Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data, turabandikiye bene data bo muri Kristo bera bo kwizerwa bari Kolosayi. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese. Muri uyu murongo wa kabiri tubonyemo amagambo akomeye cyane ngo bene data bo muri Kristo bera bo kwizerwa bari Kolosayi. Bigaragara yuko Pawulo abantu yandikiraga yari azi ubuhamya bwabo. Ni bene data koko bo muri Kristo, kandi nabo kwizerwa, bera bo kwizerwa. Abo rero nibo babwirwa gushaka ibiri hejuru. binyuze mu kwihana no guhindukirira Imana.
umunyabyaha ahinduka umwe mu bagize itorero ry'Imana kandi akararikirwa gukomeza urugendo rugana i Siyoni. Muri urwo rugendo ijambo ry'Imana riraturarikira gushaka ibiri hejuru. Icyigisho cyacu kirashingira ku iryo somo dusanga muri Bibiliya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi. Tugiye guhera turasoma mu gice cya 3 guhera ku murongo wa mbere kugera kwa 17. Reka duhere ku mirongo ibanza. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa mbere kugera kwa 4 hari amagambo meza agira ati: nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Iyi mirongo ibanza iratwibutsa isano dufitanye na Kristo binyuze mu mpinduka izanwa no kumwemerera ngo agenge ubugingo bwacu. None ikibazo twakwibaza, ese imitima yacu tuyihoza ku biki? Ese wowe nkurikiye muri iki cyigisho, ni biki bitwara umwanya mu bitekerezo byawe? Ese ni ubuzima bugoye? Ese ni imibereho y'akazi kawe? Ese ni ubucuruzi? Ese ni ibinezeza by'iyi si? Ese ni ibyago? Ese ni amakuba? Ese ni uburwayi? Cyangwa uhora wibwira iby'ijambo ry'Imana no gusenga? Kugira ngo ibi bishoboke ni urugamba. Niyo mpamvu hari inama Pawulo atanga mu mirongo ikurikira. Iyo dukomereje ku murongo wa 5 muri icyo gice turimo dusoma cyo mu Bakolosayi igice cya 3, tugakomeza ku murongo wa 5 kugera kwa 10, hari amagambo agira ati: noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira, no kurarikira, n'imyifurize yose ari iyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri ibyo. Ariko none mwiyambura ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Birababaje muri iri somo dusomye kuba mu bantu bitirirwa izina ry'Uwiteka habamo ingeso tumaze gusoma. Ibi bitukisha izina ry'Uwiteka. Ushobora kuba uri umuyobozi, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umudiyakoni, ushobora kuba ugize itsinda runaka mwigiramo ibyanditswe. Urwego rwose waba uriho, ni ingenzi cyane kwirinda ingeso z'iby'isi. Ni ingenzi cyane kwirinda ingeso zidahuye no gushaka kw'Imana, kuko ibi hari benshi bibasha kugusha rwose mu batuzengurutse. Ese ubundi kuki umuntu yakwishimira guhora uko yari ari igihe yari ataragakizwa? Byaba se bimaze iki kuba umuntu yabaho avuga yuko akijijwe ariko imibereho ye rwose ikaba itarahindutse? Byaba bimeze neza nk'igihe Abisiraheli bari mu butayu banga manu yateguwe n'ijuru, bongera kwifuza ibyo bariraga mu bucakara bwo muri Egiputa. Manu yari iteguye neza. Manu byari ibiryo byateguwe n'ijuru, byagombaga gufasha Abisiraheli mu rugendo rwabo bava muri Egiputa berekeza i Kanani. Kandi manu yari iteguye neza ku buryo nta muntu n'umwe yabashaga kugwa nabi, yaba bato yaba bakuru. Ariko ikintu gitangaje, Abisiraheli bageze igihe barayanga, baritotomba, bongera kwifuza ngo ibyo bariraga mu gihugu cya Egiputa. Uku niko bishoboka mu rugendo rw'agakiza, yuko umuntu yagera igihe akamera nk'aho rwose arambiwe imibereho y'agakiza, akamera nk'aho arambiwe ijambo ry'Imana, akamera nk'aho arambiwe ibihe byo gusenga, ahari akaba yakongera kwifuza ibyo yabagamo ataragakizwa. Byaba rero biteje akaga. Pawulo aratubwira ko ku muntu wiyambuye umubiri wa kera yambara umushya uhindurirwa gusa n'Imana. Isano twatakarije muri Adamu wa kera niyo Imana yifuza kugarura muri twe binyuze mu kwizera Yesu Kristo watwitangiye ku musaraba i Golgota. Aha rero niho Pawulo yakomoje ku bumwe tugira muri Yesu twizera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro
ko tubasha kubona mu byanditswe byera inama nk'izi ngizi. Abakolosayi igice 3:11 hari amagambo avuga ngo aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga rigawa, cyangwa umuskuti, cyangwa imbata, cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Muri uyu murongo dusomye, Pawulo aratwibutsa ikintu gikomeye: nta rwego na rumwe rukwiye gutuma hari isumbwe twibonaho. Oya rwose. Ahubwo twese muri Yesu Kristo duhinduka ubwoko bwe, amaronko ye, abantu yironkeye ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Pawulo kandi akomeza atanga inama. Mu mirongo ikurikira harimo amagambo y'ingenzi. Tugiye gukomeza ku murongo wa 12 muri iki gice cya 3 mu Bakolosayi, tugere ku wa 17. Nuko nk'uko bikwiye intore z'Imana, ndimo ndasoma mpereye ku murongo wa 12. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza, no kwicisha bugufi, n'ubugwaneza, no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyo apfa n'undi. Nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikorera byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Muri iri somo dusomye harimo inama nziza cyane rwose. Nkuko dusomye duhereye ku murongo wa 12, bavuze ikintu gikomeye cyane: umutima w'imbabazi. Ni ingenzi cyane yuko mu mitima y'Abakristo habamo imbabazi rwose. Bavuze ikindi gikomeye ngo kwicisha bugufi. Buriya kwicisha bugufi ni ingeso nziza zikwiriye abantu bavuga yuko ari ubwoko bw'Imana. Ntabwo hakwiriye kubaho rwose yuko abantu bibona bakishyira hejuru, bakumva ari igitangaza. Uyu mubiri n'inyama twambaye ni ubusa rwose. Bityo Kristo niwe ukwiriye guhererwa icyubahiro muri twebwe. Bavuze ikindi kintu gikomeye ngo ubugwaneza no kwihangana. Kwihangana kurabuze muri iki gihe. Bati kandi mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha. Biratangaje kubona abantu bavuga yuko ari Abakristo, ariko umwe akumva atakwihanganira cyangwa atababarira mugenzi we wenda ku makosa yamukoreye. Niyo mpamvu aha Pawulo yabivuze neza ati rwose uko umuntu agize icyo apfa n'undi, ni ingenzi cyane ko mwihanganirana kandi mukababarirana. Ati kuko umwami wacu yabababariye. Erega natwe inshuti bavandimwe, uko niko twababariwe kandi tutari tubikwiriye. Kristo yemera gupfa urupfu twagombaga gupfa, yitangira ibyaha byacu kugira ngo njye namwe tubashe kuronka ubugingo buhoraho. Rero izi nama turimo duhabwa ni ingenzi cyane ko zikorera muri twebwe. Bavuze ikintu gikomeye cyane ngo twambare urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Urukundo rurabuze muri kino gihe rwose, ariko murabona ko turi guhabwa iyi nama. Urukundo rwa Kristo ni rwo rubasha gutuma twemera inshingano Imana iduha, tugakora umurimo w'ivugabutumwa. Ibi kandi bishoboka binyuze mu kwemera gukoresha impano zacu. Waba umubwiriza, waba umuririmbyi, wafashisha ubutunzi Imana yaguhaye, wahumuriza abababaye, wakomeza abatentebutse, n'ibindi byose Imana yagukoresha cyangwa se yagushoboza, ariko bikwiye kuba biherekejwe cyangwa se bihatwa n'imbaraga y'urukundo rwa Kristo rukorera muri wowe. Ibi rwose burya ntabwo tubasha kubikora tudafite urukundo rwa Kristo. Ahari ushobora kuba wumva waracitse intege muri uru rugendo, iby'isi twabonye ko nibyo bicogoza intambwe zacu. Ijambo ry'Imana riradukangurira kuva mu biduhuza bidakwiriye, kuzibukira ingeso mbi zidatunganye kandi zidutandukanya n'Umuremyi, hanyuma tugakorera mu rukundo rwa Kristo. Nshuti muvandimwe, urukundo rwa Kristo ni rwo rwose rubasha kutubashisha kugendera mu bushake bw'Imana. Mu kanya ndagaruka twerekeza ku musozo. Mu biti byiza yaturemeye, urusobe rw'amajwi
yazo meza n'urw'amasumo biranezeza nishimira kukuririmbira mana nkuru y'urukundo nishimira kukuririmbira mana nkuru y'urukundo. umuhimbyi w'indirimbo avuze amagambo atangaje ati byonyine kumva amajwi y'inyoni ziririmba mu biti byiza Imana yaremye ibyo ubwabyo bibasha kunezeza umutima. Nshuti bavandimwe, Imana yacu iratangaje, ni umuremyi w'ibiriho. Kwitegereza ibintu bitangaje biri mu byaremye, ibi ubwabyo bituma intekerezo zacu zizamuka zikerekeza ku mwami Imana. Ibintu byose biriho bikwiriye gutuma dutekereza ubushobozi buhambaye buri mu byaremwe, kandi ibi byose byaremye biremeshejwe ijambo ry'Uwiteka. Dukomeza kandi mu cyigisho cyacu tugana ku musozo, nshuti bavandimwe, reka mu kugana ku musozo tugaruke kuri aya magambo y'ingenzi. Igihe amahitamo yacu abaye ayo kwerereza izina rya Yesu, igihe duhisemo kwamamaza ubutumwa bwiza kandi duhatwa n'urukundo rwa Kristo, twifuza ko abo bose batarakizwa bamenya Imana, bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo, igihe ayo ariyo mahitamo yacu, Imana izadusohoreza amasezerano yayo. Imana izabana natwe mu rugendo kandi idukomereze muri uwo mucyo. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Nshuti muvandimwe, wowe warunteze amatwi, ndakwifuriza guhirwa n'Uwiteka, ndakwifuriza gukomera muri ibi bihe bigoye, ngo imitima yacu yibwire gusa ibiri hejuru, kugeza kuri urya munsi Kristo azatunguka ku bicu, tukibanira nawe ubuziraherezo mu bwami yaduteguriye. Uko niko gusenga kwanjye ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.